ni koko turi inshuti Tete nyine nta abona nyine umuwe ngufitiye aho ngiye njya ngugirira umuwe akuzakira sibyo azakira wowe nkunda noneho wamfashe gutya ntabwo natekereza kuvuga ko mbwira wari ugiye kumbwira reka nkubwire wamvuye wowe Urukundo mara imyaka 2 ndubagara siko dufashwe kandi namenya ni nawe wanje ubundi nza kumenya ko basi bizagenda nihorera none se urukundo yarafitiye uraruma wowe uri umuntu ugira urukundo kandi ukakaraya gusa Shiri bitese sawa natinze se nange siniba natinyumva bareka Neza so ntabwo riri kutwica ya nta mwanya munini mama umwe muri amazi ese ubu uhagaze nawe kuva nk'ikintu kiragutuje oya se igihugu cy'u Rwanda kari amahoro wajya mu session kandi ukagisohoka ari uko mwanje nko kureba cyangwa se uko n'umuntu n'undi narindi mu rugo shashu mana yanjye cyaza cyo bitabima nyine icyizere cy'uko nkunda pe sobize se twavugana ukanegereza utazaho ndi buturuke ntanumva nishimye meze neza ariko cyameze neza usibye urukumbuzi nari mfite gusa ubu noneho birashize shiri ngukumbuye cyane mwese uzi ko ngiye ari njye waguhamagara nkubwira ati basi ndaremuye nawe ariko ko wambaye neza oya shiri nawe byadanje gusa nawe uhora wambaye neza kwenda twumweru shiri mbese sibyo mbese mu rugo hari indi harabo mu rugo ese rimwe wazanyeretse mama wawe mubona ku mafoto ariko nzamukwereka nyine tugahura ukamubwira ati uyu ni sheri wanjye nishimiye iyo ndi kumwe nawe shaka nshimye Imana mvuga ni igihe basi ngufite nubwo wenda nadateganya ko nzakubura Imana izajya ihora ibyishimo n'ibyo mbafite ku manywa kuko iyo ngutekereje bikanibuka ibihe byiza nagiranye nawe ndishimye ese sheri reka ngugeze mu rugo no kuri iri zuba urakoze ariko n'igihe mbyibagirwa nkashuduka nafashe inkoni Ingo. Abonye kwerera geste twakoze niyo mpamvu wari ufite inkoni. Njye mba negereje umunsi none humva zakura umunsi mengo nikayirambika hariya. umva sheri ndashaka kumenya neza biriya bintu kuko niba sosite yatinyuka kuca inyuma Tegereje urebe ukuri kuzajya agaragara sibyo. Buriya nta ako maze kubiragaje nshaka gusohoka ukumva nshaka kuryoha nyine nkica mwumva ko inkoni nasize yumva nayataye umunsi uzaho nzagusohokana umva ndabikumbuye nimara kumenya ibintu rwose bimaze kundambira nigije ko binarangira ukajya usohoka ugatembera ibintu by'inkoni babishyize hasi filime wazikuyemo njye nyine nkumbuye cyagiye cyanjye nawe kera sheri mbabarira umfashe sinzi ukuntu biri bugende tumenye ukuri vuba nese nagaruka kuvugisha twabonanye gusa nyine pe icyatumye nkwamagara hano ndagira ngo ngire inama ibi bya sosite ngire mureke cyangwa mbanze ndebe uko ibintu bimeze sindi shuwa neza ko kumvugisha
ntagapfa kumvugisha. muracyabura akakwereka kagukunda cyane iki n'iki Arabinyereka ariko bifite amakuru ko bacudikanye na kagashyano. ako shingiye Ngo ni kamubwiswe inshuti yanjye. Uriya mukobwa mana yanjye. mutari kamubwiswe risureba nyine turakeka nitwe twabona ibimenyetso byizewe ako nyine induru ivugiye ku musozi ntago aba ari ikinyoma reka nkubwire ndamutse njye niboneye umuntu ukundana na Sosti shashiri mu nkumbuye cyane cyane shaka se utuntu twiza si wowe wampaye amafaranga ese utu tuntu twitwa iki batwita udukupe tw'amarasita udukupe tw'amarasita ni ukuvuga nawe amarasita y'udukupe nawe si uwo murasita ni amarasita nyine kuko udasuka umuntu uzi ko umuntu atakumenya akaye sa nkureba kwa kundi hejuru gutyo sa nyine shiri ndishimiye ndi kumwe nawe shaho wowe uzi ikintu urusha se even niyo yaba ari inshuti yanjye cyane inshuti yawe umuntu waba ugwemutse yakivanga mu rukundo rwawe Uzi n'ukuntu nkunda Sosti. musore kamubwira Sosti si shere wanjye ni shere wawe ariko sinamubabarira buriya arahaje Nanjye ntabwo byanyura. Mutoni aracyari impumyi iki n'iki ntabwo basika Imana yakoze ibyayo gusa sinamubabarira buriya arahara atuje azi ngo Mutoni ni impumyi njye na shere turakundana Sosti nawe reka mubwire Mutoni I'm sorry nyine tu ni shere wawe ariko Sosti ndamugaye niba yaratinyitse gukora ikintu nka kiriya akaguca inyuma akaza no kwirirwa kwese akagukunda atagukunda kandi aguca inyuma Sheri na byinshi ufite byo kuvuga gusa nyine nese ubu njye nyine reka nawe shere ubizi ko nasize akazi gusa nyine thanks ni ukuri mana yanjye sinabona. ntabwo ari ngombwa ko nshimira ibyo nkora aba ari ngombwa uba ugomba kubikora sibyo Karino nyine komeza witeho agiye ntukajya ugira ikibazo ngo Sosti iki n'iki wapi reka njye turavugana by phone nari. Sawa. Merci. ega buriya ikintu urusha Mutoni sinagura bukatira abakobwa wowe tuba turebana ariko we dore amameze gutya gusa nyine rero Ntabwo. umuntu wamwihorera cya gikombe kitareba oya ndagukunda ntabwo mba numva ko nagutakaza noneho nkatakaza umuntu ureba nkagumana n'umuntu wahumye ndetse uzamukatira ryari cyangwa mukurikiye ko ushara umwana nyine ugize ute se ntabwo akuruta wowe haba mu matayi uramurusha ni ukuri nibyo ega tumesheje ishema nawe shiri sibyo ubwo eva shaho ufite ibiro mwana yanjye reka nkubwire uzi ko natagushobora uri ufite ibiro pe sinenzi yuko uzi ko ari nk'ibiro 80 reka nkubwire urya ukaryama no mu butire stress tushiri nkawe akuru tamera neza ubwo mbisembura nk'ikintu naguhemba kubw'amagambo meza ya muntu yawe iriya naraneye vuye ukuraho waranevuye se mwese ubu impumyi ntabwo yaza ngo ifatemo gutya sibyo byo nyine bihagaze ndakora ariko wowe nkunda ko shiri mbwira ameze gutya gira umuhagire Edi bite ibyo ubona noneho urabona hahandi bahingaga muri kakabara karori yarahahinze nabonye yaramingiye ijabura n'igihe babazanye aradufasha aravuga sikwitumera gutyo kandi ari umbyego oya nyine ukuntu asanze nagufasha mbese hari ibirenze surishuri wanjye ariko nta n'ibirenze nta nkatira nzagumana na ariko n'inshuti zanjye naramukatiye inshuti zawe nawe
ubwo se ibyo bintu urumva wowe bimeze bite? ni inshuti zanjye ukaba sheri wanjye kuko turamujijishije ntabwo azabyitaho. Nk'ubu ubona araza kunsura mu rugo nyine ngiye mba nkumbura nk'ubuzima waje nko koda mu rugo nk'izi saha turi home turi kunywa akantu cyangwa se turi kuganira mbi nawe turi mu kamubwire genzaza sibyo byari ngakora kwezi ko ari kera se sheri n'ubu ngumba niyibye nyine mba mfite akazi kenshi ntabwo bizi kuhura nanjye ni ukwiba ariko twitindaho si akazi ahubwo reka tuve hano hantu tugenda agahamagara mutoni usanga badusanga hano hadutesheje mutoni umwanya yamutwara iki tujye kuri ahantu twicarira hatuje hihishe tuganira undi ubu basi Imana yazakumaye nk'igihe nadafite ubwoba yuko ugiye kugenda ari bizabikora. Karibu. Bisho. Meze ute sheri? Sawa. Mwa. Umeze ute? Meze neza sheri. Cyane gutinze. Umeze neza. Meze neza cyane. Umva. Nizeye kunywa agafanta n'amazi. Shana amazi pe. Ni amazi. Ahantu ndumva hari akayaga kameze neza. Ari meze neza ariko. Umeze neza. Tutagiye kure. Story wari uri kumbwira kuri phone. Biki? Je ntago mbyumva. Arigero batsiko. Ndi kumva ari joke. Uko nabikubwiye nibyo by'ukuri. Byanyabyo nabyo ni n'amaso yanjye. None se wababonye he uje? Reba arakwa mutete. Niho nyiramugabo wawe sheri. Nakosose. Yari yamusanze. Bamatanye. Yesu we Imana yasumbivuge. Wenda kumusanga ni inshuti yanjye mutete nta kibazo. Ariko simbyumva Sose ibyo ni bintu. sheri wawe si ukubatandukanya siki. Bari bamatanye. Baf. Nje naturutse hirya. Mukura nyine nkaje mbona abantu babiri. Mbona n'umutete na Sose. Negera imbere ndagaraho gato. Mubyo barimo. Mutete kumwange si sheri ngo yamumye uzayireka. Ngiki niki Sose. Ngumva ngiramumye ngo nyine ngiriya nimumye. Bafatanye bagahoberana bakamatara ku buryo. Nta nakanya na gato babona hagati yabo. Ntabwo mye none se barakubonye. Barambonye. Ko nyine ngiye ariyo nzira. None se ntago batunguwe mbabarira umbwiza ukuri ko bari kumwe bahise bivugishwa n'amagambo iki niki. Nitangucaho nyine bose tansangiye dibiti. Nambwiye ati nuko mubireba. Sose aratinyuka. Sose aratinyuka. Yaramuteruye amuhagarika nyine ku kadunduguzwa hari kumwe. Ari bamatanye. Narabonye numva ndatunguwe. Nibaza niba ari Sose. Nibaza niba ari Sose. Edi sitese bazite Meze neza. Mutebite. isa ati nabone cyane abije kumusora nagura kibazo Ntabwo yari yakire. None se mutamakuru. neza Suguri mu biki. neza kurana bare none se muto seste nacyari kumwe Sose. Se hanyanga. nacyo zafitanye nacyo Ntacyo. Ni se yanyanga. Kankunda cyane njyenyine. Ankunda njyenyine. Kukureba. Nako nari nkukumbuye. uzakira Waruje kunsuza. iyi nezi gusoza nyine nakoza amakuru ya Sosite Nise ntabwo wajya kuyamwihorera. iyi niyo nandi kumubaza Ameze neza. mbese nandi kubaza ariko ansubiza Tumeranye neza ko n'umukunzi wanjye ntiyanyanga. nacyo zafitanye nacyo Ntacyo.
uzakira sibyo humura sibyo Idiwaye iki ko Mutete ari inshuti yacu nyine ni koko turi inshuti Mutete nyine nta abona nyine kibazo umuwe ngufitiye ariko njyewe njya ngugirira umuwe wo kuzakira sibyo azakira azakira sisiteme neza wakoze kuza kunsura basawa sawa uzakira bagiseseme yanjye none mba namuruka twarebanaga biki ese so ibonaga nanze kugira gutya kugira ngo atabona ko imyiso nayo kuri Kumana sha we. ubukobwa buranzitse ubukobwa bw'uburaya n'uburiya n'ubwaga na namurukaho karaya nagashinze Imana we ibaze kuba turi inshuti ariko ndebera ibintu n'abari kunkorera aragukunda ameze neza agoryi gusa yaza kubaza amakuru ya sosiyete ntabwo banze banararana hari banirwana bakanarara buriya bari kugira ngo nyine azanyinje ariko reka ibyo tubivemo sheri nshaka ngo bibi bya nyuma ni ukuri tujye guhura na ibintu sosiyete bigomba kugira uri kumva iherezo turebe bigomba kugira iherezo sosiyete akamenya ko utari impumyi nkareba ukuntu akanura nk'ururagara tugende tubivugaho ubundi ni ngombwa none ndetse n'inkoni uyireke ntabwo urangiza shaka kandi wakoze kunsura kubundi ubwo ahamagara cya Mutete ahita njya kukireba uko bimeze Ado wi umeze neza ko nari ngukumbuye cyane ariko nanjye ndagukumbuye cyane nawe urankumbuye cyane none se ubundi waritse tugahura niba nta kintu uri gukora nta kibazo twahura urakoze ubundi icyo kintu ngukundira nkunda ko nyine utajya ungora iyo ngukeneye mpita nkubona ubwo reka duhurire urabona kuri cya giti kiri hariya cy'umwembe hariya se hariya naribi ndayitanze sinaba nkugora mu buki kandi uri shere wanjye iminota 5 ndabanje noneho reka nze mpite manuka duhura ubu nta nubwo nsubira mu rugo sawa ndagukunda nawe ndagukunda isigaye sasa cyane shanda kasa kuri nzawubona ubwo se Mutoni naba ndi kumubwira iki ubundi nagiye kumureba umureba iki se kandi ko nawe uzatuma wifatisha nasanze Edi arishyuzwe narakundeba kaza bya bintu nyine twakoze sundi yirirwana nayo nyine ngo yari yaje kumusura dukubitanira uriya wasanga bwarabaye uburezi biyene akanabura kabije aho ngaho kabarezi biyene nawe none se ubwo shiri ko mbona uhuze tutari kumwe akazi kenshi muri iyi minsi oya ubu buno dore uri muri ibi aka kanya uzo mu maguru ukanyitaho ubwo se telefone nuko kazi wait ada ni sawa ko duhura njye nawe nta kibazo ubwo narindi hano hepfo kunoza kuri cya giti cy'umwembe kiri hano mu giwa ntaribe wangeraho cyangwa nze nkurebe wenda kusura hagera ntaribe ndahita nkubona utunguka ruguru nze ngufate nta kibazo
sawa ibyo ni ryashya gimu Sa mureke n'ubundi se naza ko atabona mwihorere we nta kintu twara sheri umva reka umbwire nazi nkabona utangiye kumukunda numva wajya umbwira nimereye gutya reka kumukunda se nazi nkaba utangiye kumukunda cyane ese rero ntacyahinduraho ikintu wavuze rero ubwo byahise bitegeka ukibivuga mpita mfata icyemezo nari bimurekazi n'umwanzuro murekazi n'undi se ko atareba nagutegereza nyine bituma amagara kandi nyine witeho nari mva nojye kure sheri wangu Sheri? nzimunda mba numva nakirwa muri sheri yego oui sheri umeze ute se mukunzi wanjye umeze neza yakaze umeze ute meze neza naribi kabisa ndabona hari utuntu ndimo ndatunganya hano mu nzira sheri oya nari ndi kwambara inkweto nambaye inkweto zifunze ariko meze neza uyu munsi bakwambitse umupira mwiza merci shasheri urakeye nagukumbuye ni ukuri kw'Imana ariko buri munsi ubu nungura mba mbona buri gihe uba uri kuba keza ndagukunda cyane sheri merci ni ukuri mba numva nahorana nawe komeza ibyaro uri ya mirima hanyuma se yavuye umukomeza ibyo mwari murimo aka kanya kuki aka kanya sheri nabareba uri kubona ari kukureba excuse me don't touch me uratinyuka so uzi urukundo ngukunda uratinyuka ukanca inyuma n'uyu yaje kugusura ejo ko nakubazaga ngo uri kumwe nande ntabwo mbwiye ngo ni wewe wenyine mwisomasomeshwa ongera se ariko agakobwa ubushenzi bwawe buzagarukira he kumbi nawe ndanakubaza iyo wifata ukaneshereza igihe ntarakize mana nyagasani imana ishimwe Imana ishimwe ese ko numva uri kunyikura sheri Imana ishimwe mutoni yarakize neza imana ireba amasengesho yanjye amasengesho yarakize iyi bici ejo bundi wizishwaga mu rugo se utekereza ko ntakubonye ese ko mbona wakize kandi ukaba ufite uburakari we please ariko namugurishije umurima yaranyambuye nari ndi kumwishyuza musomana imirima yanyu ni iminwa yanyu muba muri guhanahana sheri edi yaje kubimbwira naranabonaga no kumva amabwire sheri wanjye no kumva amabwire dukundanye imyaka iyo barakwegera kuba none ntabwo mwari muri kumwe ntabwo mbasanganye ese sheri wambabariye urukundo rwanjye nawe rumaze imyaka nawe ubwawe ari kumbabariza kumenya neza ko nari uw'agaciro njye sinshaka kongera kwegera inshuti yanjye babarira yanjye rata wimagurukira biryo shyano na inshuti yanjye zibatwa se nyine urifata ibintu wamukoreye bw'inshuti yawe fata umugabo wawe mutoni we koka sando biteshu azabaye rebera ya bici ngo ni bine wambwira ko ugenda gushyira mu rugo mubyarira abana mubera iyi ni njyewe sheri oya wowe n'uyu nguyu mutoni yarakize oya njye ni sheri wuyu mwirirwa muteretana mu maso ye sisubizi byacu sheri yikuvanga uri mbabara utongera kunkoraho we amusoma agira gute uri kumva baby none iyi bici iyo mbwira uri ngo turi inshuti
aka gashyano nako kaza kanyiseteshwa reka nkubwire watekereje imyaka namaranye nawe ngo nzamasema Sando ndetse mba mwana y'imyaka wangu nkamara nabi uyu ni inshuti yari ari kumwaka ejo yagiye usamana ubushuti kandi shu muri tayari ni kwa kuntu ushobora kuza n'ujugahita ukamuhakwitama nibagirwa usibe nimero yanjye muri urwo rutwe rwawe unsibe musigarane na mute turumva Abashu. nawe unsibire nimero uranyumva neza bambabarisha twigire kwisohokera abanga tubaye tujyana niyo bici yanjye tujyane sesemi gusa aha bihorere wamvuye wowe urukundo mara imyaka 2 ndubagara siko dufashwe kandi namenya ni nawe wanje ubundi nza kumenya ko basi bizagenda nihorere none se urukundo yarafitiye uraruma wowe uyu umuntu ugira urukundo kandi ukakaraya gusa undi waje uzaga kwivanga mu byanjye nihorere mba nkubwire n'undi munsi wa mbere shu zakambwira gusa ubundi wazaga kundongera amakuru ye n'abagana yagusanye njya ukashaka guhura nanjye gusa uragiye ngaho urusenye noneho uzubaka urwo rwari ruriho wanjye geraho uragiye